izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana nimuhumure, Kiliziya umubyeyi wacu ifite ubukungu bwinshi, nimuze rero tuyinambeho turusheho kuvoma kuri ubwo bukungu. Ngaya masomo aduha kunga umwe na Kiliziya umubyeyi wacu. None kwa kabiri cyumweru cya 19 by'umweru bisanzwe tariki ya 10 Kanama 2021, kuri uyu munsi twibuka Mutagatifu Laurent umudiyakoni wa Kiliziya. Isomo rya mbere niryo mu ya kabiri Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 9 umurongo 6 kugeza ku 10. Bavandimwe, muramenye ko uwabibye ubusa asarura ubusa, naho uwabibye byinshi agasarura byinshi. Buri wese rero atange ku mutima we ubimubwira atinuba adahaswe, kuko Imana ikunda utanga yishimye. Imana ifite ububasha bwo kubasendereza ku byiza by'ubwoko bwose, kugira ngo muhorane ibyangombwa igihe cyose no muri byose, mugasagura ndetse n'ibibafasha gukora ibikorwa byiza. Nk'uko byanditswe ngo yatanze ku buntu akwiza abakene, ubutungane bwe buzahoraho iteka. Uha umuhinzi imbuto zo kubiba, akanamuha umugati wo kurya, azabaha namwe imbuto azirumbure, kandi agwiza umusaruro w'ubutungane bwanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 112. Imana ikunda utanga yishimye. Hayiga umuntu utinya Uhoraho, agahimbazwa n'amategeko ye. Urubyaro rwe ruzagira amahoro mu gihugu, ubwoko bw'abantu b'intungane bugira umugisha. Hayiga umuntu ugira impuhwe kandi akaguriza abandi, ibintu bye abigengana ubutungane. Ntabwo azigera ahungabana bibaho, azasiga urwibutso rudasibangana. Ntakanganwa n'ibihuha bibi, akomeza umutima akiringira Uhoraho, umutima we uhora mu gitereko, ntagire icyo yikanga, agashobora kwirebera uko abanze bigorerwa. Koko umuntu ugira impuhwe, ineza n'ubutungane, agira ubuntu agaha abakene atiziganya. Ubutungane bwe bugahoraho iteka, akagendana ishema n'ubwemarare. Imana ikunda umuntu utanga yishimye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo ukanditswe na Yohani, umutwe wa 12 umurongo 24 kugeza ku 26. Muri icyo gihe Pasika yari yegereje, maze Yesu abwira abigishwa be ati, ndababwira ukuri koko, imbuto y'ingano yitaguye mu gitaka ngo ihugute ikomeza kuba yonyine, naho iyo ihuguse yera imbuto nyinshi. Ukunda ubuzima bwe arabubura, kandi uwanga ubuzima bwe muri iyi si azabukomeza kugeza mu bugingo bw'iteka. Ushaka kumbera umugaragu nankurikire, maze aho ndi aba ari naho umugaragu wanjye azaba. Byongeye ungaragira Data azamwubahiriza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Byongeye ungaragira Data azamwubahiriza. Bana b'Imana kandi batoni ba Kiliziya, nidukomere kuri Kristo nibwo tuzakomera koko. Umuhanga yaravuze ati, umunsi Kiliziya izaba iriho mu mahoro, nta bitotezo iri guhura nabyo, abayobozi bayo bazegure. Bakristo bavandimwe, ngiyo Kiliziya comme signe de contradiction dans le monde. Ya Kiliziya Kristo uhura n'imivumba, ibitotezo, ibibazo, ariko ikabitarohama, kuko bakiye ku rutare nyine. N'ububasha bwo mu kuzimu ukabutayitsinda. Kubera iki? Kubera Imana. Kuri umunsi duhimbaza w'umunsi mukuru wa Mutagatifu Laurent umudiyakoni wa Kiliziya, abitwa ba Laurent bose tubifurije umunsi mwiza. Ndetse tugendeye kuri amasomo Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye, turazirikana ku ngingo buri wese yakumva agahita yishaka. Cya kintu bavuga abantu benshi dukunda kuri hisi kitwa ubukungu, la richesse. Tujye kuzirikana ku bukungu bwa Kiliziya, la richesse de l'église. Wasanga harurekeje ko tujye kuvuga uburyo twavunjisha nk'amayero cyangwa amadolari, ngo nibwo bukungu bwa Kiliziya. Abo basubiza amerwe mu isaho ubukungu bwa Kiliziya. Turaza kubona ko muri ingingo y'ubukungu bwa Kiliziya cyangwa umutungo wa Kiliziya, abantu benshi bajya batungurwa nabi, kuko atari byo nyine bari biteze. Surprise négative sur la richesse de l'église. Dore rero umurongo tugenderaho ugizwe n'ibintu bitatu. Icya mbere ubukungu ni iki, icya kabiri ubuzima bw'umugaragu w'Imana Laurent ntitwizihiza none, icya gatatu abagize Kiliziya. Ingingo ya mbere ubukungu bwa Kiliziya. Bavandimwe, nta na rimwe Kiliziya itahomye kwibutsa abana bayo ko nta myanya y'ibyubahiro ifite, ko kuyinjiramo atari umudamararo, no kwicara ku ntebe y'ifuteye kudamarara, nta kuvunika, kwicara bakaguhereza, ahubwo kuyinjiramo no kuba umugaragu w'abandi, serviteur des autres, kwitanga, twigana Yezu twese, gukorera abandi. Anabyo Paulo Mutagatifu yibukije Abanyakorinti muri iri somo rya mbere, abashishikariza ubumwe bw'abana b'Imana bavoma kuri Kiliziya umubyeyi wacu, kandi bagatanga ibya Kiliziya.
kuvana kuri kiliziya kandi ugatanga ibya kiliziya. Uko rero nuko gusaranganya twese tugomba kugira nk'abari muri kiliziya. Pawulo yagize ati buri wese rero atange ku mutima we umubwiriza atinuba adahaswe, kuko Imana ikunda utanga yishimye. Imana ikunda utanga yishimye. Iyo dutanga nyine tuba twigana Imana. Pawulo yagize ati yatanze ku buntu agwiza abakene. Amen. Ese umukene ni muntu ki? Umukene ni umuntu wese ukeneye ubufasha bw'abandi, utihagije, cyane cyane nyine ukeneye ubufasha bw'Imana. Nuko rero se abavandimwe, dukoresha igisobanuro cy'umukene, ninde utari umukene, ninde udakeneye Imana, ninde udakeneye ubufasha bw'Imana? Nazamo urutoki hejuru. Nta numwe wihagije ku isi. Twese turi magirirane tugakenera Imana. No mu ivanjiri y'uyu munsi, Yezu mu buzima bwe ntiyahwemye kuduha ingero zo kwiyoroshya nk'abagaragu, comme des serviteurs. Babandi bashira, abandi bagashisha. Babandi bababara, abandi bakababarirwa. Babandi babara, abandi bakishima. Babandi bapfa kugira ngo abandi bagire ubuzima. Wa mugaragu yitanga nka Laburenti kugira ngo abakene barusheho kubaho. Abagaragu bitanga muri bya bigereranyo bya buji ibanza gushya igakongoka, hanyuma hakaboneka urumuri. No muri ya mbuto ibanza guhuguta nk'uko twabyumvise mu ivanjiri ngo yeri izindi nyinshi. Yezu ati ushaka kumbera umugaragu nankurikire, maze ahondi aba ari naho umugaragu wanjye azaba. Amen. Ukurikiza Kristo. Ubuzima bw'umugaragu w'Imana ni ugukurikira no gukurikiza Kristo. Bakristo bavandimwe, abantu dukunda amafaranga, yewe nta n'uyanga, ariko cyane cyane iyo tuyakoresha neza nyine. Ariko hari ubwo twibeshya ubukungu tukavuga igisobanuro cy'amafaranga gusa. Oya, sibyo. Ubukungu buri gutatu. Hari gestion financière, ariyo mafaranga bwa mbere. Hari gestion matérielle, ibintu. Ariko ku buryo bwisumbuyeho kandi bunakomeye noneho, nicyo cya gatatu, gestion humaine. Gucunga abantu nicyo kintu gikomera cyane. Umutungo w'abantu. Ndetse umuhanga w'umunyarwanda we ubwo bukungu buhinira mu nyugute ya ntu eshatu: ukuntu, ibintu n'abantu. Izo ntu aho rero niho ubukungu bwa kiliziya bushingiye, cyane cyane aho hanyuma abantu. Ko kiliziya bingana service kwitanga, ubwo bukungu bwa kiliziya twabona dute? Ese nubuhe? Buri hehe? Ninde ubucunga? Mutagatifu Laurenti hari igisobanuro yaduhaye kugerekeye ubukungu tuzagenderaho imyaka myinshi. Umutungo wa kiliziya. Ano ngingo ya kabiri, ubuzima bw'umugaragu w'Imana Laurenti. Laurenti yari umudiyakoni Roma ku ngoma ya Papa Sixtus wa kabiri n'iy'umwami Valeriani. Yarashinze umutungo wa kiliziya y'i Roma. Igihe rero umwami Valeriani atangiye gutoteza abakristu, akica Papa Sixtus wa kabiri n'abadiyakoni be, Laurenti icyo gihe baramuretse kuko bashakaga ko abanza kwerekana umutungo wa kiliziya. We rero abasaba iminsi 3 ngo ajye kubikoranya byose, ubundi azabibereke. Ubwo birumvikana barishimye baramureka. Ubwo Laurenti aragenda akoranya abakene bose b'i Roma, indushyi n'imbabare zaho. Nuko abazanira umucamanza mukuru w'i Roma, aramubwira ati dore ibyo mwantumye ndabizanye, ngo uyu mutungo wa kiliziya, maze rero uzabwira umwami abamenye, kuko ubundi nitwe twabitagaho, none ubu tukaba dutabariye Kristo. Umucamanza mukuru wari witeguye kubona ibintu bya mirenge by'agatangaza, ibintu bitabarika pe, kwa kuntu n'ibintu, ahita arabisha, ararakara cyane. Ubwo diyakoni Laurenti batangira kumutwika umubiri wose, buhoro buhoro bamukaranga. Ngiyo imipfire y'iyo ntwari, umutungo wa kiliziya. Bana b'Imana, kiliziya ninde? Ninde utari muri kiliziya? Ninde utari umukene muri kiliziya? Ninde kiliziya ititaho? Nguko ukuntu abantu benshi ku mitungo babara gusa ibintu, ntibabara abantu. Kandi ari abantu batanga ibintu. Hari abantu bifuza gutunga ibintu byinshi, ariko bakabura abantu. Nguko gukunda ibintu ukabura Imana, inda yaragutanze imbere ikazitira umutima, waba ugeze kure. Umunsi umwe umuhigi yajyanye n'imbwa yo guhiga. Uwo munsi mu mateka yabo niho uwo muhigi yarabonye umuhigo utubutse cyane ku buryo bwiza. Mbese yambwa yagakoze pe. Wa muhigi biramushimisha cyane, biramurenga. Ukuntu iyo mbwa rwose imugejeje heza, imugejeje ku muhigo mwiza. Asigara ashakisha uburyo bwose azayihemba kugira ngo arusheho kwishimisha kurushaho. Nuko bageze mu rugo, ibyo bimaze gushya, mwambaza muti ninde nande? Ni umuhigi nyene niyo mbwa ye. Ibyo bimaze gushya, ubwo ndavuga za nyama, yambwa ijya aho yari isanzwe imenyereye gufatira ifunguro. Hari aho bayishyiriraga igahafatira. Ihageze irabibura, hashize igihe kirekire yongera isubirayo, nabwo ihageze ibura bya biryo. Nuko irahaguma, kandi yari izi ko ifunguro ryabonetse kera. Nuko iyo mbwa irarakara cyane. Murumva yari ifite n'inzara kubera n'umurimo yari yakoze. Wasanga yari yitangiye gukeka, nubwo imbwa idatekereza, igatangira gukeka ko shebuja yayimye.
nuko shebuja akinguye aje kuyishaka ngo ajye kuyigaburira birumvikana, ibonye nta n'ikimuzaniye ihita imusimbukiraho n'ubukana bwinshi iramuruma imukembura akaguru kose. Ubwo shebuja birumvikana ntiyaragishoboye kugenda kubera iryo ryinyo ry'imbwa. Ubwo shebuja mu guhisha za nyama akaba yari yatinze ategura ameza ngo iyo mbwa aze kuyidabagiza ubundi basangire, bagasangira ku meza na shebuja mu rwego rwo kuyishimisha. Ni nka promosiyo yarayihaye. Nuko shebuja nyine icyo gihe yaraje kuyihamagara ngo yereke ibyiza yiteguriye, nibwo nyine yamushize rya ryinyo iramuruma. Nubwo ataragishoboye kugenda n'ubundi arakomeza ahamagara ya mbwa ngo ayereke ibyiza yari yayiteguriye, nuko barasangira. Burya nubwo bavuga ngo ntambwa yumva umuruho, ariko birashoboka ko yamwe yakomeje kwicuza yibaza ibyo ikoresha shebuja kandi yari yariteguriye neza, ariko wasanga itaranabyumvise kubera ubwo bwayo nyine. Cya gisebe cya shebuja cyaje gukomeza kumurya ku buryo ataragishoboye kugenda, ariko abaturanyi bagira neza bakajya bamugemurira amateke. Namwe murabyumva icyakurikiyeho kuri ayo mateke. Imbwa n'indyanyama murabizi, ya mbwa abonye itakiri kubona inyama nayo itangira kurya kuri ya mateke, ariko ni hahandi ntiyabishobora, dore nyine ko guhiga bitari byishobotse kuri iyo mvune ya shebuja. Mu minsi mike yangwa ibirapfuye, ntabwo nyine ari gukomeza kurya amateke, ntibyari kuyorohera, ibirapfuye. Shebuja akomeza kurwana na cya gisebe yivuza. Babyeyi nguko twikoraho igihe duhemukira Kiliziya. Kiliziya yaradutoye iradutonesha ikaturera ikadukuza tugakomera, yewe tukanayikorera tukanayishimisha, ariko yajya gutuzamura mu ntera promotion nk'abana bayo nyine itwegereza Imana tukamera nk'iriye mbwa iri mu muhigi iri mashebuja. Kandi shebuja yaragiye kuyigaburira ibiryo biryoshye iyicaza ku meza hamwe nawe gusangira na shebuja urimbwa. Mbega icyubahiro! Nguko uko Kiliziya idutonesha twe tukayitoneka. Niko ko abakristo bavandimwe iyo uvumbuye kuri Kiliziya ni wowe ubihomberamo. Kiliziya nubwo yagira ibikomere iterwa n'abana bayo, ariko uko ikomereka ni nako irushaho gukomera, ahubwo uyikomeretsa we akarushaho gukomereka. Mbese nk'iriya mbwa, imbwa gusa. Kuruma Kiliziya ni nko kuruma ibuye, amenyo yawe arahunguka nyine. Umwami Valerian n'ibyegera bye byarumye Kiliziya, baruma Papa Sixte n'abandi bayoboke b'Imana, bigeraho naho baruma Laurenti bashaka umutungo wa Kiliziya, kuruma kwibuye. Ariko namwe murabyumva ntibabura ko barasigaranye agahinda gakomeye. Ibaze nako gusigira abakene, nangiye kuvuga bisi yose, ba Roma bose, ba Kiliziya yose ngo biteho, ibyo numva bitagusigira amahoro. Wabatungisha iki? Kuri iyi foto nawe kuba wari wizeye ko ugiye gusahura umuntu, rimwe na rimwe ugashaka no kumwica, wagera ugasanga ahubwo ariho ugomba kumufasha, ariho ukwiriye kumufasha. Ngeri ibanga rya Kiliziya ngo uyu mutungo wa Kiliziya, ubukungu bwa Kiliziya, selo service, gufasha, kwitanga. Abantu bamwe rero iyo bumvise uruhande rwa Kiliziya rwo kwitanga, bakizwa n'amaguru bariruka, bahita bakuramo akabo karenge, bagatangira kuyihaka no kuyigambanira bitabuze. Mbese bakayihunza bakayiruma nkayambwa iruma shebuja. Ibaze nawe umwana ushaka kwica umubyeyi we, ibaze nawe umwana uri mu mubyeyi we. Ingingo ya gatatu ni bande bagize Kiliziya. Impamvu nyine iriya mbwa iruma shebuja no kudatekereza. Imbwa ntiyumva umuruho nyine, ntacyo bibwiye ngo ibe yabasha kumenya ko kurya guhiga ari shebuja wabigenaga. Mbese ya mbwa iriho kubera shebuja. Ubundi Kiliziya ni bande bayigize? Abenshi bakunze gusobanura Kiliziya bayigoreka bakagarukira ku bagatolika, abayobozi ba Kiliziya, papa, abepiskopi, abapadiri, abadiakoni, abihayimana, abayoboke b'idini gatolika. Nyamara igitangaje, iryo jambo catholique ni jambo ry'ikigereki catholicos, mu kilatini universalis, mu gifaransa universel, rusange, iya bose, ni abantu bose rero bari ku isi. Byumvikane ko umuntu wese uri ku isi nyine ari umugatolika. Iyo Kiliziya twajyanye n'umubyeyi ufite nk'abana 5, ngo tuza kubyumva mu kanya. Abo bana bose bafite uko bateye, ntabwo umwe ateye nk'undi. Harimo abitonda cyane, harimo abafite ikinyabupfura, harimo abagira amahane, harimo abajura, harimo abo kamwe n'ingeso mbi, hari abumvira, hari abasuzugura. None se umubyeyi ni umwana mwitwayeho nabi yamwirukana, yamujugunya, yamuta, yamwihunza? Ngiyo Kiliziya twese abantu turimo umubyeyi wacu, ababi n'abeza. Imana ikomeza kutubika ityo ntitwinube. Ariko reka nifashishe iki gitabo Les 16 documents conciliaires mu rwego rwo kumenya abantu bagize Kiliziya Gatolika abari bo. Ni mu nyandiko yayo ya mbere yitwa Lumen Gentium, ugenekereje mu gifaransa C'est la lumière des nations, urumuri rw'amahanga, nimero ya 14 n'iya 16. Ni bande bari muri Kiliziya? Ni bande bazarokorwa? Ni bande bagenewe umukiro?
abari muri kiliziya bari ibyiciro bitanu. Icyiciro cya mbere ni abemera, les fidèles catholiques. Icyiciro cya kabiri ni abigishwa, abari mu nzira yo kubatizwa, les catéchumènes. Naho icyiciro cya gatatu ni abandi bo mu yandi madini bemera Kristo, les chrétiens non catholiques. Icyiciro cya kane ni abatemera Kristo ariko bahamya ukwemera kwabo mu Mana imwe rukumbi, le monothéisme. Abo ni nka les musulmans, abayisilamu, les non chrétiens. None icyiciro cya gatanu ni abatemera na gato. Reka dusome uko babivuga muri iki gitabo. En fait, ceux qui sans faute de leur part ignorent l'évangile du Christ et son Église, et cependant cherchent Dieu d'un cœur sincère, et qui sous l'influence de la grâce s'efforcent d'accomplir dans leurs actes sa volonté, qu'ils connaissent par les injonctions de leur conscience, ceux-là aussi peuvent obtenir le salut éternel. Amen. Dutangazwe n'imikorere y'Imana n'impuhwe nyine ngo n'abatemera na gato ariko bagakoresha umutima nama wabo bashaka icyiza, bashaka Imana, abo nabo Imana irabareba, abo bashobora gukizwa. Ngo wa mukiro muri kiliziya muri ibi byiciro uko ari bitanu abagize kiliziya. Ese bavandimwe ninde utiyumvisemo keretse niba utari ku isi? Catholicos universalis, universel, rusange, twese isi yose. Ngo uyu mubyeyi wacu kiliziya nubwo wamuhunga amaherezo niyo n'ubundi ugwamo. Nubwo wakwica abana bayo nawe ujye umenya ko uri umwe mu bana bayo. Icyo gihe ubukoze fratricide, kwica umuvandimwe, uzirikana ko iyo urumye kiliziya umera nk'umuntu urumye ibuye amenya arahashirira. Kugambanira kiliziya nk'umwami Valeriani n'abariya bambari be wicisha Laurenti urashaka imitungo ni nko kwiyahura. Ni nka yambwira umashebuja twumvise akaba ari inapfana mbere kubera kubura inyama, mu gihe shebuja n'amateke yamubeshaho agakomeza kubaho yambwa yapfuye. Bakristo bavandimwe, nguko tugomba kwita kuri kiliziya yacu tukayitangira nta n'umwe uduhemutsemo, tukita ku bana bayo, tukita ku mutungo wayo, cyane cyane uriya mutagatifu Laurenti yaturangiye. Abakene, les pauvres, abashakashaka Imana, abakenera Imana, bityo tukabayobora hehe? Ku Mana. Bana ba kiliziya, ntimugateme ishami muryicayeho. Buri munsi uzahore umeze nk'ishami rya kiliziya, utondagure ya nshinga y'ikilatini sentire como ecclesia, kwihambira kuri kiliziya umubyeyi wanjye, bityo umugaragu wayo, ubu umugaragu w'abayirimo aribwo bukungu bwa kiliziya nka mutagatifu Laurenti. Mutagatifu Laurenti udusabire. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Ibintu ni byinshi bitabigikwiye.